utari uhari utarabonetse muri iyo nama babatora ntabwo ikosa ari iryabo, ni ikosa ryawe kuba utari uhari. Icya gatatu, kuba bano badepite bagiye kuduhagararira mu nteko rwose iyo bagezemo bahinduka abadepite rusange bagahagararira abanyarwanda bose. Ikibazo cy'urubyiruko kibaye umudepite wese akigira icye, si ngombwa yuko bazagaruka kutubaho accountable. Oya, bari accountable ku banyarwanda bose n'urubyiruko rurimo, cyane ko ari abanyarwanda benshi 73% bari munsi y'imyaka 35. So turi benshi cyane ku buryo bari abadepite nitwe twese bahagarariye. Ariko icyo nakwemeranya namwe nuko we can change, twasaba ko bihinduka kuko n'itegeko nshinga burya ryahinduka abanyamuryango babishatse n'ingingo basaba ko ihinduka abanyarwanda. Ariko icyo nasaba rubyiruko twiboneka gusa muri space, twiboneka gusa kuri social media, tuboneke ku mudugudu. Ngewe nzabaha story rimwe mujye munibaza inzego z'urubyiruko ni izihe. One, buriya tugira National Youth Council, tugira Youth Volunteers, tugira urugaga rw'urubyiruko rushamikiye ku muryango FPR Inkotanyi, tugira urubyiruko muri civil society, tugira urubyiruko muri private sector, tugira urubyiruko mu basikuti n'abagide, tugira urubyiruko mu makorari. Tukagushaka tukakubura aho hose, ariko hano kuri space ukaba ari wowe uyoboye. Rero bizasaba ko wenda tunatekereza niba turagira n'urubyiruko kuri social media, tukagira narwo rukagira organization yarwo. Ariko ubundi reka mbabwize ukuri, izi nzego zose iyo tuzihurije hamwe, Youth Volunteers, National Youth Council, urubyiruko mu makorari, mu civil society, noni NGO zitandukanye, niho bano bayobozi b'urubyiruko tubakura, niho bava, ni naho bamenyanira. Naho kujya kwiyamamaza ukabona rimwe, ntago nanjye nigeze njya kwiyamamaza rimwe mbona amanota make cyane, kandi nari umuganga nshaka kwiyamamaza mu rubyiruko. Njya kwiyamamaza nashaka kuba umujyanama rusange mu nama njyanama y'akarere ka Musanze, niho nakoreraga mu bitaro. Njya kwiyamamaza mbura abantu bajya banakoma n'amashyi ndi kwiyamamaza, nkajya mbona abandi bayobozi bose barabakira neza, jewe ntibanyumve. Icyo gihe nari muto. Hanyuma ngeze aho nza kumenya nyine ko formule nuko niba ushaka kuzagira uruhare muri iki gihugu ugomba gutangirira ku mudugudu, niho abanyamuryango baba, niho abanyarwanda baba, ukabana n'abajene bo ku mudugudu bagushima yuko ufite ibitekerezo, bakakohereza ku kagari, wagera ku kagari ukaba imfura bakagushima, ukazajya ku murenge, niko hanyuma ukanyura mu nzego zose, ukagera no muri grid president, hano hari muri kaminuza. Ni muyobora abanyeshuri bagenzi banyu, yewe no muri korali afadhali gerageza bari ujye uvugira korali. Ariko reka mbabwize ukuri, in case utari kumwe n'abaturage bo ku rwego rwo hasi ukaboneka hejuru gusa, ntabwo bizakunda. Buriya muri Gen Z tuba turi 800. U Rwanda dufite urubyiruko rufite munsi y'imyaka 30 ni miliyoni 4. Muri Gen Z muba muri 800. Niya Gen Z yose yari gutora umujene wacu, ariyo yonyine abantu bari bajemo, hari gihe aribone nka 1% ukurikije tujya kubatora twese turi miliyoni 4. Niyo mpamvu uko mbitekereza kwiyamamaza birumvikana, ariko jya hano nabonye umuntu agirira akamaro muri iki gihugu cyacu, nuko witabira gahunda zose zikorerwa ku mudugudu, ukabana n'abaturage, ukagenda uzamuka uturutse hasi. Naho hari ikindi kintu mvise Kemini kutavuga neza, ngo abantu batorwa mu dutsiko. Oya, inama y'igihugu y'urubyiruko ntabwo ari agatsiko. Inama y'igihugu y'urubyiruko iri muri constitution. Abantu baza baje gutora umuntu, yagira umugisha akaba ari umuntu usanzwe ari mu nzego, biroroha. Kangwaho urugero, ntabwo abadepite bose batorwa b'urubyiruko baturuka muri inama y'igihugu y'urubyiruko. Nk'umwaka ushize abari baratowe, uwitwa Kamanzi, numvise muri kuvuga Honorable Kamanzi wo ku Kamonyi, yabaga mu nama y'igihugu y'urubyiruko. Ariko Honorable Clarisse usoje manda ye yari umujene uvuye kuri kaminuza, ntabwo yabaga mu nama y'igihugu y'urubyiruko. So biratandukanye rwose, ushobora guturuka n'ahandi hatandukanye ukaza ukiyamamaza, as long as uzatanga imigabo n'imigambi imbere y'inteko itora ukaba wapasa. So ibyo nabyo bitandukanye. Murakoze. Minister turacyagufite, please abantu mufite mic muzi muting, please muzi muting. Minister, ngewe njya kwibaza iki kibazo kubera ko nge nibajije ntago dushobora guhabwa amahirwe, kuko ntago numva yuko ari ibintu, kuko njya kuzamura ikibazo nta nubwo byanaturutse kuri uriya bita Samu, nta nubwo kuba umusitari bivuze yuko wemerewe gutorwa cyangwa wemerewe guhagararira abandi. Ariko ngewe uyu munsi ndibaza ko hashize nyine igihe kinini urubyiruko rujya mu nteko, ko tutari twabona changement
zitandukanye byibuza ziba tukavuga ngo iyi ishu yazamuwe n'umuntu uyu n'uyu uhagarariye, ese biba byabaye wenda ntitumenye amakuru bigenda bite, kuko natwe turashaka kumenya kugira ngo natwe tutagize amahirwe yo gutorerwa yo gutora twumve ko twatorewe. Umuntu navuga ati nka kuriya uriya weguye ejo bundi yakoze amakosa, tuvuga ati nitwe twakoze amakosa, ariko twese turicaye turaryamye turi kumva ko nta makosa twakoze kubera ko tutazi uko yatowe. wenda Keminike, reka mbivugeho gutya. Iyo umudepite agiye ahagarariye icyiciro runaka mu nteko, ahagarariye abagore, ahagarariye urubyiruko, ahagarariye n'umudepite rusange, iyo bageze mu nteko bahinduka abadepite rusange bose, bahita bahagararira abanyarwanda bose. Iyo atanze n'igitekerezo muri komisiyo kikaba kivuga urubyiruko, iyo kigiye kujya imbere y'inteko yose ngo bacyemeze, kiza mu izina ry'abadepite by'inteko y'u Rwanda yose. Mu Rwanda uko tuyobora, uko igihugu cyacu kiyoborwa, ntabwo tumeze nko mu bindi bihugu aho bavuga ko igitekerezo cyazanwe mu nama cyangwa cyazamuwe na Abdallah. Oya, ntabwo igitekerezo cyitirirwa umuntu, byitirirwa urwego. Niyo mpamvu kambaho urugero, niba tugiye kubaka ibigo by'urubyiruko muri iyi minsi mu turere runaka tutari dufite ibigo by'urubyiruko, gishobora kuba cyaraturutse kuri desante yakozwe n'abadepite bose, kikaba cyaraganiriwe muri komisiyo y'abadepite ireba urubyiruko, kikazamuka bakavuga ngo urubyiruko rw'igihugu rukeneye ibigo by'urubyiruko. Iyo bisohotse bakadusaba muri minisiteri y'urubyiruko ngo twubake ibigo by'urubyiruko, ntabwo tuzamenya niba igitekerezo cyaratanzwe n'umudepite uhagarariye urubyiruko, tuzamenya gusa ko ari igitekerezo cyaturutse mu nama, mu nteko rusange y'inteko, bizitirirwa inteko y'abadepite. Mu Rwanda iyo twebwe mu Rwanda igitekerezo kibi cya sisiteme, kibi cy'igihugu, kibi cy'urwego, ntabwo kibi cy'umuntu, kuko nyuma yaho yazagaruka akatubwira ngo mwongere mu ntore, burya ninjye navuze ngo Club Rafiki bayivugurure, burya ninjye wavuze ngo bubake ibigo by'urubyiruko, burya ninjye wavuze. Oya, mu Rwanda ugaruka uvuga ngo mfatanyije n'abandi badepite, nubwo nagiye mu izina ryanyu, ariko mfatanyije n'abandi twakoze ibi. So ibyo mujye mubitandukanya. Ntabwo uyu munsi ushobora kwicara uvuge ngo ese Kamanzi arimo cyangwa Clarisse baduhagarariye ni izihe proje bazamuye. Oya, iyi proje zose z'urubyiruko zakozwe mu myaka 7 ishize bazigizemo uruhare, ariko bazigizemo uruhare mu izina ry'abadepite bose, kuko ntabwo tugenda umuntu yivuga ubwe ngo niwe wakoze ikintu. Niyo mpamvu twebwe nk'ubu nka guverinoma yacu, igitekerezo gisohoka ku nama y'abaminisitiri, gisohoka mu izina ry'inama y'abaminisitiri, ntabwo gisohoka kivuga ngo ni Abdallah wakizamuye ngo cyangwa ni minisitiri wa siporo wakizamuye. Oya, bizamuka mu izina rya twese, it's collective responsibility. Rero njye ntekereza ko igihe cyose urubyiruko ruzaba rufite ikibazo, ruzagituma uwo ari we wese, kuko uwo ari we wese mu nteko aba dushinzwe twese. Ibyo nabyo tugomba kuziga wenda kubitandukanya. Niyo mpamvu mujya mubona mu nteko yacu abadepite batarwana cyangwa ngo baterane intebe nk'uko mubibona ahandi, nuko ibitekerezo byabo biga kubiganiraho bakabihuriraho bikaba ibya bose, kuruta uko biza ari iby'umuntu umwe ku giti cye akigira umusitari. Biratandukanye. Murakoze minisita. Wenda sinzi niba mugifite umwanya, kuko hari abantu benshi wenda baba bafite icyo bakubaza. Sinzi niba mufite umwanya mwatubwira. Yes, iminota nk'itanu kabisa. Nta kibazo. Ndagira ngo dufate nk'ibibazo, ariko ku bantu bafite ibibazo wenda inyunganizi zo minisita amaze kugenda turasigara dusesengura. Ndashaka abantu bafite icyo babaza minisita muri iyo minota 5 kugira ngo adusubize. Ndakira nk'abantu nka 3. Mucyo, Rivine ari ufite wowe? Rivine ntabwo ari kunyumva. Journaliste ari icyo ufite? Turagifite. Okay, sawa. Ubwo reka mfate nk'abantu nka 3, Anselme, Mucyo na journaliste. Mucyo, journaliste na Anselme. Urakoze. Ndagusuje minisitiri, akoze cyane. Igitekerezo cy'uko hajya handikwa njye wagitanze, kandi nshimiye yuko wagishimangiyeho kandi ukitsaho yuko ari bwo buryo bwiza bwo kugira ngo abantu bagiye batanga ibibazo byabo. Ahubwo nkabaza nti ese nk'abashaka kubikora ni izihe nzira banyuramo, especially kuri iki kibazo, tutagiye mu bindi bibazo rusange, bakamenya ese uburyo biba byubatse.
ni hehe Mucyo bakwandikira kuri iki kibazo cyo nigeze mbona hari n'umujene wigeze yandikira inteko yifuza yuko abadepite bahagarariye urubyiruko bazamuka arasubizwa cyangwa abantu bandikira inteko inteko urakoze inteko ikaba yabisuzuma abantu bashobora kwandika urakoze rwose bakabidefanda inteko nayo ikabisuzuma ikanatugira inama. Buriya ibintu byose bikorwa mu Rwanda bifite historical background, bifite amateka yatumye National Youth Council ijya mu itegeko nshinga. So baba bafite ukuntu bashobora kutugira inama, historicals bacu bakatubwira n'impamvu byakozwe gutyo, ariko uburyo bwiza nk'uko mubivuze ni ukwandikira inteko ikabisuzuma ikabyigaho. Mushobora no gusaba ko abantu bongera umubare w'inteko itora, even n'abahagarariye urubyiruko rundi rutari no muri National Youth Council bakajyamo. Si ibyo byose abantu bashobora kubyandika bakabisaba. Okay, murakoze. So iki cyari ikibazo cyanjye. Ikindi rero najyaga ngo wari uvuze ati mu buryo bw'umudugudu no hasi bakaba participative ni politiki nziza leta ifite, ariko ugera ahantu uvuga uti ese na hano kuri social media byaba ariyo ngombwa noneho aba ariho tujya kuko niho benshi mwisanga, kandi mu by'ukuri muba mukenewe muri izo secteurs zose. Njyewe nagira ngo nkubwire ati ni ngombwa vraiment, kuko igihe aho kigeze ni uko hano kuri social media ariho imbaga nyinshi ihuriraho. Ni investissement igihugu cyakoze, cyinvestishije muri fiber optic, cyinvestisha muri digital platforms, ku buryo bose hano niho bari. Ahubwo tugasaba tuti ese muri investissement, ko turabizi ko budget ministeri bifite budget zitandukanye, ese muri budget muba mufite hari ukuntu mwakwinvestisha muri organizations z'abantu bashobora kwishyira hamwe bakajya badrivinga narratives cyangwa se bakadrivinga programme za leta kuri social media bazwi, apana kwicara tukajya none se nk'ubu ko bavuze yuko umuntu wese ari wese yahagararira urubyiruko, hariya umuntu witwa akamoto, akamodoka, ingofero, iki yagenda agahagararira abantu hariya, kuko tukabona ko ari ibintu biri seri. So turasaba yuko habaho organization iri financed, yaba iy'aba financed mu buryo natwe abajene tuba twumva yuko twacontributing nkuko dukora ibintu byinshi. Abajene benshi hano rwose bacontributing kuri mituweli, ukabona hari organization nka mama Iradukunda hano Liliane uramubona, bakiorganiza abantu bagafundinga ikintu cya mituweli, bakagurira mituweli abantu runaka n'iki. So natwe turashaka yuko haba umurongo ushyizweho at least n'inzego zibishinzwe, ku buryo twajya dukurikira narrative. Urakoze. Iyo ndi kuganira n'abajene nyine murabizi dusigaye dukorera vuba vuba, ni ukugikata cyane ukakigira kigufi, ariko icyo nakubwira ni ibyo uvuze nibyo. Gusa reka mbabwire power ya social media muri iyi si, aho isi igeze, social media is very powerful. Ntabwo umuntu yayirengagiza, uri umuyobozi cyangwa uri umuntu ukora business, social media igeze ku rundi rwego. Njyewe icyo ntekereza, icyo muvuga nicyo, ariko icyo twe dukunda ni self organization. Buriya mwebwe uko musanzwe mukorana, mubana, mufite interests zitandukanye, mushobora kwishyira hamwe on social media, hanyuma mujya mubona ko twakira abantu batandukanye muri ministeri yacu, mugasaba tukabonana, tukajya inama, aho dushobora kujya inama tukabikora. Bakeminike baje muri ofisi yacu turaganira, n'abandi bashobora kuza anytime bakoze organization. N'abari bitwa kamoto cyangwa imihanda yanyereye, my friend, izina ryose wakwitwa, as long as you have an idea, njyewe I don't care. Icyangombwa nuko buriya hari igihe umuntu yita gutyo kubera agenda afite kuri social media, akaba adashaka wenda kumenyekana. Hari abantu batari nkatwe, twese ibitekerezo byacu tuba turi tayari kubishyira hanze, we akaba yanyura mu izina rindi. As long as you have a great idea, njyewe uko witwa nta kintu bintwaye, ariko buriya self organization iremewe, mukaba mushobora kuza tukaganira. Buriya kugira ngo abantu babe bahindura policies biturutse ku majwi menshi y'abantu bari kumwe, niko ibihugu byiza byose byubakwa. Ngenda bashyigikiye self organization, ariko kuba sponsoringa ngo hanyuma mu driving, I don't think it's fine. Twebwe du sponsoringa nyine inama y'igihugu y'urubyiruko, youth volunteers, kuko bo bafite channel y'imiyoborere twubatse.
ariko nanjye ndemeranya yuko na social media of course muzajye mwishyira hamwe tuhure tuganire. Okay, minisita urakoze, reka numve, ngira ngo mu minota yaduhaye igiye gushira, reka twumve undi muntu umwe journaliste. Murakoze cyane, ngira ngo ariko kuva twavuga sinigeze numvamo gender, kandi murabizi ame gender activist. Okay, So nta gender muntu kereka niba ahari ngo asabe mike tuyimuhe, ariko nta muntu wo muri gender wigeze ayisaba, ariko anayisaba ndahita mubona. asante sana. Ntabwo twabakumiriye. murakoze cyane, by'umwihariko nyakubahwa minisita, ariko aba baduhagarariye mu rubyiruko wenda nubwo bagize amahirwe bagatorwa, ngewe icyo nshaka wenda nko kubaza, njye nagize amahirwe nzengurukana nabo mu ntara bagiye bagaragarizamo manifesto zabo cyangwa se imigabo n'imigambi yabo, uburyo ki babikoragamo, ko najyanye nabo cyane, abaga ndi kumwe nabo. Ariko noneho nk'ikibazo ngiye nibaza wenda ko muri rusange buri minisita, ariko noneho duhagarariye twese nk'urubyiruko, hari uburyo ki aba batowe cyangwa se bagiye kuduhagarara nk'urubyiruko mufite kuba mwabegera, kuko wenda hari na byinshi cyane ntekereza neza yuko badafiteho ubunararibonye, badafiteho experience, wenda mukaba mwabegera, ko twe ntabwo ntekereza yuko twese tuzabageraho ngo tubabwire tubatume ibibazo dufite ahangaha guhera ku rwego rw'umudugudu no kuzamuka. Ariko mwebwe hari ukuntu mwabegera, wenda mukaba nka channel nziza, mukadukorera ubuvugizi noneho kuri bo, by'umwihariko ko mwe mwihutisha vuba cyane, mukababwira, mukabadutumira ibyo dufiteho nk'ibibazo bakaba babituvuganiraho. yes journalist ntaza gukora amakosa. Twebwe muri leta turi executive, turi nshingwabikorwa, abadepite ni inshingamategeko, ngira ngo ibyo nabyo mwarabyize mwese. Ntabwo jyewe najya kuvugisha abadepite mbabwira ngo urubyiruko rurasaba ibi, ahubwo njyewe akenshi bantumaho baza kumbwira, baza kumbaza ngo gahunda zigenewe urubyiruko zari ziri muri plan zanyu, dore uko bimeze. Bo nibo batubaza, bashinzwe, twe turi accountable ku badepite. Ariko nk'uko mubizi dusanzwe dukorana hano mu gihugu, muzi ko dufite amahuriro menshi atandukanye. Tugira Youth Connect Convention duhuriramo n'umuntu wese ufite ahuriye n'urubyiruko. Abadepite duhuriramo, nabo bacu bahagarariye urubyiruko mu nteko duhuriramo, ibibazo urubyiruko rufite tukabiganiraho. Ikindi, hari inteko rusange y'urubyiruko iba rimwe mu mwaka. Abo badepite baba batumiwemo, nabo bakabona ubutumwa icyo urubyiruko rushaka. Ikindi kandi nabo n'abajene turabazi twese, nabo hano kuri social media they should be here, bakabumva, bakajya bamenya uko ibintu bihagaze, bakajya batekereza muri sense namwe uko mwumva ibintu. Ngewe numva nabo ibyo byose bashobora kuba nahari bari no kutwumva, ba honorable rwose. Urubyiruko muri iyi minsi dufite ukuntu twabonye platform zo kwisanzura, bagomba kuzajya bafata akanya bakaza hano bakatwumva, bakadukurikira. Twahura no muri izo platform twemerewe tukajya inama, nanjye kandi bantumaho ngiye gusobanura ibyo dushinzwe kugeza ku rubyiruko, nkabasobanurira, nkaba nshobora no kongeraho na message urubyiruko rwadutumye. Ariko ibyo murabizi, twebwe turi executive branch of government, bo bari legislative, turatandukanye. Ntabwo najya kubategeka. Murakoze. Minisita, mbere yuko wenda wasabye gender yazamutse iradukunda yaje, ariko ngewe nagira ngo urwo rubyiruko banatoye urwinshi nta nubwo ruba no kuri social media, niba barubaho loki. Ariko se twebwe noneho nko muri iyi manda y'imyaka 5, urwo rubyiruko nibyo bakubajije, tuzajya dutuma ministeri kugira ngo ibwire urwo rubyiruko rutuvuganire, tuzajya tubigenza gute? Ikindi urwo rubyiruko rugiye kujya mu nteko kari babiri, twebwe nk'abantu turimo turakomplaininga ko dushaka kuzajya dutora, kabone niyo twaba tutari muri izo nteko, nubwo murimo muratubwira yuko baraduhagarariye, nyine tujye tubizera nk'abantu badahagarariye. Noneho natwe turi abantu dushaka kuzajya dutora nk'urubyiruko, tuzanyura mu yihe nzira kugira ngo tureke icyo kintu cyakunda? Hari uwagisabye, ariko mucyo yabivuze, niba twifuza yuko twakongera inteko rusange itora abadepite nko muri 2029 ikaba yariyongereye, hakaba hajyamo, tuvuge dutora ari inama y'igihugu y'urubyiruko ku rwego rw'akarere. Dushobora, abagore bo batora inama y'igihugu y'urubyiruko kugera ku rwego nyango rw'umurenge,
nako inama y'igihugu y'abagore kugera ku rwego rw'umurenge, urumva bo deja hiyongeraho abandi bantu, hashobora no kongerwamo abandi bavuga ari kwijyana mu rubyiruko mu zindi secteur. Aha niho hashobora kuza n'abantu ba social media, NGOs n'abandi. Mwebwe abantu bafite courage bazabyandikire inteko ishinga amategeko izakigaho, ubwo natwe bazadukonsulta n'abarubyiruko bandi bazabakonsulta, tukigeho turebe ko bishoboka. Nge nizera yuko nta kitashoboka abantu babiganiriyeho. Nuko bizabyandika ariko ntabwo ari ukubivuga kuri space gusa, na hano bihita birangira murabizi, ariko mu nyandiko nkuko mucyo yabisabye bishobora gutuma abantu batangira gutekereza kuri iyo policy orientation. Icya kabiri, bariya abadepite nabibabwiye, dukora inteko rusange. Bamwe sigwa nababonye hano, abantu bayobora inama y'igihugu y'urubyiruko barahani, banserime ndababona, nababonye bajene bose bayobora inama y'igihugu y'urubyiruko bari hano. Nitujya gukora inteko rusange y'uyu mwaka rwose, cyangwa se inama nkuru y'urugaga rwa RPF, aba bajene bo kuri social media mujye mubibuka mu batumire, hanyuma ibibazo byabo bize muri ya myanzuro dufata mu nteko rusange no mu rugaga, hanyuma bizajye biyobora orientation y'ibyo dukora. Kemunike jewe I'm a fan of you guys, mwese ibyo mukora, kandi iyo muje mu nama igitekerezo mwacyanditse neza twagishyira mu myanzuro. Bari abadepite tuba turi kumwe, tukajya no muri group work turi kumwe. Abadepite batowe basanzwe baba mu nzego zacu, inzego za RPF, inzego za youth volunteers, baba na hano kuri social media. Gusa nyine urabizi benshi ntabwo bari, urumva ba honorable benshi bari bafite utuzina tudasobanutse. Rega mwisi y'impumyi ufite ijisho rimwe aba umwami.